Reka mbifuriza amahoro y'Imana nshuti zacu muhora mudukurikiye. Iyi ni Soko Media nk'uko mubimenyereye, mbagezaho amakuru atandukanye yaba agendanye na gospel ndetse n'andi agenda avugwa mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Reka rero nkubwire yuko uyu munsi naguteguriye amakuru agezweho mu itorero ADEPR bigendanye n'amabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatanze kugira ngo amatorero ndetse n'amadini agendane n'icyerekezo cy'igihugu. Iyi rero ni imyanzuro yafashwe mu nama yahuje abayobozi b'itorero ADEPR, by'umwihariko umuyobozi mukuru wari watumije inama kugira ngo ahure n'abandi bayobozi baganire ndetse bahuze ibitekerezo kugira ngo imyanzuro yasohowe na RGB ibe yajya mu bikorwa yerekeye kugira amatorero ndetse n'amadini agendanye n'icyerekezo cy'igihugu, aho RGB yifuza by'umwihariko abayobozi bize iby'iyobokamana. Ikindi kandi RGB yanasabye ko abantu basengera ahantu hujuje ibisabwa, bityo amatorero n'amadini akaba arebwa cyane no kugira insengero zujuje ibisabwa. Reka rero tudatinze turebe uko ibintu bimeze mu itorero ADEPR. Inama yabaye ku itariki 8 z'ukwa karindwi 2025. Ni inama yabaye hifashishijwe inzira y'iyakure, aho umushumba mukuru yari yatumije inama agatumira abayobozi, ni ukuvuga abavugabutumwa ndetse n'abashumba b'amatorero kugira ngo baze baganire uburyo itorero ryakuzuza ibisabwa. Ni imyanzuro rero itaravuye mu itorero ADEPR ubwaryo, kuko ari ugushyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe na leta y'u Rwanda igashyiraho amabwiriza akwiye kugenga amadini mu Rwanda ibinyujije muri RGB, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Harimo ko nta torero na rimwe cyangwa se urusengero rugomba kuyoborwa n'umuntu udafite impamyabushobozi kugira ngo amadini nayo agendane n'icyerekezo cy'igihugu. Niyo mpamvu rero idini rya ADEPR rifite abayoboke barenga 3 miliyoni. Urumva ko ni abayoboke benshi, bisabwa ko bayoborwa koko n'umuntu urimo umwuka w'Imana ariko kandi yaranize. Niyo mpamvu rero itorero naryo rirebwa n'aya mabwiriza. Nicyo rero cyatumye kuri iriya tariki ya 8 z'ukwa karindwi umuyobozi wa ADEPR mu Rwanda yakoze inama n'abandi bayobozi mu itorero rya ADEPR ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga inama yabereye ku rwego rw'ururembo mu ndembo 9 zose. Abayobozi bo muri izo ndembo bajyaga ku rurembo ubundi bagakurikirana inama mu buryo bwa Zoom. Muri iyi nkuru rero turareba ku mpande ebyiri. Turareba ku ruhande rw'umupasiteri wagizweho ingaruka n'ibi byemezo, ndetse tunarebe n'icyo itorero ADEPR ryatangaje muri rusange kuri ibi byemezo bireba abapasiteri cyangwa se n'abavugabutumwa batujuje ibisabwa. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Zaburi Nshya, by'umwihariko umunyamakuru Brazil waganiriye na Pasiteri Nshimiyimana Jean Marie Vianney wagizweho ingaruka n'ibi byemezo, akamubwira uko ameze cyangwa se n'uko abyumva muri iki gihe. Reka rero turebe ngo uyu mupasiteri abyumva ate, abifata ate iby'ibi byemezo. Uyu mupasiteri yavuze ko impinduka zamaze kuba nyuma y'uko hari ibaruwa yandikiwe abarimu ndetse n'abapasiteri ibatumira mu nama, bakaba bose barahuriye ku rurembo, noneho inama ikaba hakoreshejwe iyakure. Hari inama yavuze ko yabaye ku itariki 30 z'ukwa gatandatu
ubwo rero hari ibyayivuyemo. Rero kuri iyi tariki ya 8 z'ukwa karindwi nabwo hari ibyo bari bagiye gutangarizwa byayivuyemo. Inama yanzuye ko umwarimu cyangwa umupasiteri udafite impamyabumenyi agomba kujya mu banyamuhamagaro. Ni ukuvuga ko nta nshingano agomba gusigarana. Hagiye gusigaraho urwego rwa pasiteri. Uyu mupasiteri kandi yakomeje avuga ko ubwo abarimu bagiye kuvaho kandi buri wese azasubira ku itorero rimwegereye. Ni ukuvuga umuntu uzaba atagifite inshingano, yaba yari pasiteri cyangwa se ari umuvugabutumwa aba dukunze kwita abarimu, azasubira ku itorero rimwegereye. Niba yateraniraga i Remera ariko atuye Gikondo, akaba yajyaga i Remera ku bw'impamvu z'akazi ko kuba wenda mwarimu cyangwa pasiteri, azasubira i Gikondo. Ikigendanye n'imperekeza kuri aba bapasiteri n'abarimu, babwiwe ko nta kibazo nk'uko biri mu ibaruwa ibasezerera idakurikije amategeko izakurikirana. Gusa umwe mu bapasiteri yavuze ko uburyo basezerewemo butanyuze bamwe, avuga ko bari gusezererwa neza bagahabwa agaciro, bagashimirwa kuko bakoze neza, ubundi bakabaha nk'inka, ubundi bagataha banezerewe. Ni ukuvuga ngo yatangaga urugero avuga ati uzarebe wenda na leta iyo isezereye nk'umusirikare, imushimira ibyo yakoze, yarangiza ikamugabira nyine ikamuha imperekeza ishimishije. Nanone kandi abapasiteri batagifite inshingano, yavuze ko bahura n'ikibazo cy'umuhamagaro, kuko kuba batacyemerewe kubwiriza nabyo ari imbogamizi, kuko ijambo ry'Imana basangiza abandi rihari nubwo baba nta nshingano bagifite, ndetse bamwe bakaba barahuye n'ihungabana yaba mu bayobozi ndetse n'abakristo. Kuriya yavuze ati hari nk'umupasiteri wabaga ari umupasiteri ariko kubera yasezerewe ku nshingano akaba nta n'ijambo ry'Imana yahabwa, akaba atacyemerewe kubwiriza. Rero nk'abakristo yabwirije akiri pasiteri, nabo abenshi hari igihe bajya babaza bati pasiteri wacu ese ntabwo azagaruka kutuyobora, abahehe katakitwigisha, kandi bamubona ukabona rero biteye abakristo nabo ikibazo. Pasiteri Nshimiyimana yakomeje abwira umunyamakuru wa Gospel Plaisir ko ADEPR igiye guhomba cyane, kubera ko abantu bakijijwe mu myaka yashize bari bafite ishyaka mu murimo w'Imana, ariko ubu bamaje ngo kubihirwa bitewe n'ibiba mu itorero buri kanya. Ibi rero byatumye imikorere igabanyuka. Ariko wakwibaza uti umuntu ukorera Yesu ahindurwa n'ibihe gute? Ariko dukwiye kumenya ko iyo umuntu agiye ku rusengero aba agira ngo ahabone ibyishimo, kuko Yesu yaranavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Rero iyo umuntu agiye gusenga ntabwo biba bikwiye ko avayo akiremerewe, kandi nyine iyo umuntu agiye ku rusengero aba agira ngo ahakure inyigisho nzima, inyigisho zimutoza, zikamutoza gukunda abe, zikamutoza kumenya uburenganzira bwe, inshingano ze byose, ariko akaba ari umuntu nyine wubakitse mu buryo bwose, nk'uko n'icyerekezo cy'itorero ari uguhindura abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu mupasiteri rero yakomeje atangaza ko we ku rwe ruhande abona ko itorero rigiye guhura n'ubukene, kuko avuga ko abantu babyirutse bumva ibyo gukorera Imana cyane ari abangaba bakuze. Avuga ko yashyize akabazo ku rubyiruko ku mikorere yarwo mu buryo bwo gukorera Imana. Avuga ko urubyiruko nyine hari aho bataragera mu gukorera Imana ugereranyije n'abakijijwe kera.
ariko njyewe nk'uko mbibona nk'umunyamakuru, ibi ntabwo bikwiriye ko urubyiruko twanengwa ko dufite ikibazo mu gukorera Imana, ahubwo dukwiye kumenya icyo ijambo ry'Imana ridusaba ndetse tukagikora. Buriya icyo ijambo ry'Imana risaba umuntu kirakomeye cyane kuruta icyo umuyobozi we yamusaba. Rero ngira ngo icyo ijambo ry'Imana ridusaba, kubera ko Imana nta hantu ijya idusaba gukora ibibi, Imana ihora itwifuriza ibyiza. Rero ukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga, wazagera ku musaruro kandi wifuza. Nanone kandi uyu mupasiteri Nshimiyimana yakomeje avuga ko ibigiye kuba mu bapasiteri cyangwa se impinduka zigiye kubageraho bo n'abavugabutumwa bishobora kuzatera abakristo ikibazo kubona abapasiteri babigishije bakabagira inama bakabasezeranya bicaye mu matorero ubuzima bwabo bumeze nabi, kuko yavugaga ko bashobora kuzagira ikibazo cy'amasaziro atari meza agizwemo ngo uruhare n'itorero. Avuga ko rero abakristo bakoreye ibyo, ni ukuvuga abo bavugabutumwa bakoreye ibyo bakabasezeranya bakabakorera ibintu byose bakabigisha, bazajya babasura, bityo icyajyaga ku rusengero avuga ko gishobora kuzagabanuka. Ngayo nguko rero umupasiteri wagizweho ingaruka n'iyi myanzuro yavuze ndetse yatangaje, nk'uko tubikesha Zaburi nshya yabitangarije. Reka turebe rero ku ruhande rwa kabiri, ku ruhande rw'itorero ADEPR, tureba koko iyi myanzuro ndetse tunareba uburyo ki igiye gushyirwa mu bikorwa kugira ngo itorero ADEPR rigendane n'icyerekezo cy'igihugu. Uyu yitwa Emmanuel Ntakirutimana, umukozi w'itorero ADEPR ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa by'itorero, akaba ari we umuvugizi mukuru w'itorero ADEPR Ndayizeye Isaie, yahaye ububasha bwo kuvuga imyanzuro cyangwa se ibyemezo byavuye mu nama yahuzaga umushumba mukuru ndetse n'abayobozi batandukanye mu itorero ADEPR. Akaba ari imyanzuro nyine yavuye muri iyo nama bakoreye ku rwego rw'ururembo. Mu izina ry'umushumba mukuru w'itorero ADEPR, Emmanuel yemeje ko tariki ya 8 z'ukwa karindwi 2025 inama ihuza abayobozi bo mu itorero ADEPR yabaye mu buryo bw'iyakure. Avuga ko umushumba yabwiye abayobozi aho itorero rigeze, icyo risabwa muri wa murongo w'icyerekezo cyaryo wo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mu byo itorero risabwa harimo kubahiriza amabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, asaba itorero ADEPR ibi bikurikira. Si itorero ADEPR gusa n'andi matorero, ahubwo ni uko uyu munsi nibanze ku itorero ADEPR. Insengero zujuje ibisabwa, icyo ni ikintu cya mbere RGB isaba ADEPR, ndetse icya kabiri akaba ari kugira abayobozi bujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo local church cyangwa se urusengero rumwe rwo hasi, nyine rwo ku rwego rwo hasi, umuyobozi ugomba kuruyobora agomba kuba yarize theology cyangwa se afite impamyabumenyi mu bigendanye n'iyobokamana ku rwego rwa kaminuza, cyangwa se yarize ibindi ariko akaba yarashyizeho postgraduate muri theology. Ibi rero bikaba byarasabwe amadini yose n'amatorero yose akorera mu Rwanda. Ibi bikaba bigomba kubahirizwa bitarenze mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha. Itorero ubu rifite abanyeshuri bari kwiga postgraduate muri theology kugira ngo bazasimbure abandi batujuje ibisabwa. Hari kandi
n'abayoboraga bafite amashuri 6 yisumbuye. Abo nabo babwiwe ko bajya kwiga kuko itorero rizabafasha. Abadafite rero amashuri 6 nibo bagiye guhabwa amabaruwa abakura ku nshingano bari bafite kuko batujuje ibisabwa. Nabo bavuze ko babyumva koko byumvikana kandi ko bifuza ko itorero ryakomeza gukora. Ubwo rero bavuze ko batabuza itorero gukomeza gukora kuko bo batujuje ibisabwa. Bavuga ko bagiye guharira abujuje ibisabwa bakayobora. Gusa umushumba yababwiye ko batirukanwe ahubwo ko bazakomeza kuba hafi ababasimbuye. Ikindi ni uko babwiwe yuko bazahabwa imperekeza igenwa n'amategeko. Impapuro zibavana ku nshingano ziracyari gutegurwa n'itorero mu buryo bubasezerera bukwiye. Babwiwe ko bazabimenyeshwa. Abajijwe niba hatazabaho ikibazo cy'ibura ry'abapasiteri bayobora buri torero mu gihugu, intumwa y'umushumba mukuru Emmanuel yasubije ko ibi bitazaba ikibazo kubera ko abana babo bashumba ndetse n'abandi bafite uwo muhamagaro bashishikarijwe kwiga kugira ngo icyo cyuho kitazabaho. Nanone yabajijwe ku birebana n'imperekeza zidatangwa neza ku basezerewe mu nshingano nk'uko byagaragaye mu myaka mike itambutse, aho ibi byatumye hari abapasiteri bari bakuwe mu nshingano ariko ngo baza gusezererwa mu buryo budakwiriye bituma bageza itorero mu nkiko. Rero yabajijwe niba ibi bitakongera kubaho. Yashubije ko ubuyobozi butazarekura aba bayobozi gutya ngo basezerere gutya, ahubwo ubuyobozi bwifuza kuzabasezerera neza nk'abantu bakoreye Imana ndetse bagikomeje n'uwo murimo. Intumwa y'umushumba yanavuze ko nta mpamvu n'imwe yo kutabaha imperekeza kuko hari uburyo bwagenwe buteganwa bwo kuyibaha nk'uko amategeko abiteganya bitarinze byagera mu nkiko. Yanabajijwe kandi ku kirebana niba aba bagiye gusezererwa bazahabwa pansiyo. Yasubije ko pansiyo itangwa ukwayo ku muntu wujuje imyaka yayo no ku muntu wabisabye binyuze mu mategeko abigenga. Mu byerekeye umurimo w'Imana, yabajijwe niba hari umurimo aba basezerewe bagiye kuba baba bakora ku nsengero zabo aho bagiye kuba babarizwa. Yashubije ko rero mu buryo basezerewemo badahejwe mu murimo kubera ubunararibonye bafite no gutoza ndetse no gufasha abazabasimbura mu nshingano, kubera yuko nyine bo ni abantu bafite ubunararibonye nyine, ariko kandi n'izo nama zabo zirakenewe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze wubakike utagwa hasi. Buriya ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ibaze rero nyine wari uzi gutanga inama ariko ntubikore kubera yuko ngo utagifite inshingano. Oya, niyo mpamvu uba ugomba gutanga umusanzu wawe kugira ngo aho Yesu azazira azaguhemba. Avuga ko rero inshingano zindi zizajya zibazwa uyoboye itorero, ariko aba basezerewe nabo basabwe kugira icyo bakora nta kibazo, cyangwa se nabo ubwabo babisabye nta kibazo. Aha yavugaga ko aba basezerewe bashobora kujya bavuga ko hari igitekerezo bafite ku nsengero zabo nta kibazo, bitewe nyine na bwa bunararibonye bafite, cyangwa se nabo bagira icyo basabwa gukora bikaba nta kibazo bagikora batavuga ngo twahejwe mu nshingano. Ku
birebana n'amazina cyangwa se titles z'abayobozi, yabajijwe uko bimeze, ubundi asubiza ko wenda nk'izina mwarimu, ubundi mu matitles ahari ko mu itorero hatari harimo mwarimu, mu gihe twebwe nk'abakristo ngira ngo tumenyeye ko umuyobozi w'itorero utari pasiteri yabaga ari mwarimu. Rero yaje avuga ko ahubwo uyu twita mwarimu twebwe ari umuvugabutumwa, mu gihe yahawe inshingano za gipasitori akaba yitwa umushumba. Muri iki gihe akaba ariko bisigaye bimeze. Rero uvuga ko urwego rwa mwarimu rwavuyeho, ibyo si ukuri, kuko umushumba mukuru cyangwa undi yaha uburenganzira cyangwa se ububasha ngo abitangaze, ntabwo byigeze bikorwa, ntabwo byigeze bitangazwa ko urwego rwa mwarimu rwavanweho, cyane ko yasobanuye ko batitwaga abarimu ahubwo bitwaga abavugabutumwa. Ku cyo gusengera abagore yongeye aragishimangira, yavuze ko ari kenshi umushumba mukuru yavuze ko abagore igihe cyagenwe nikigera bazasengerwa. Asoza rero, Emmanuel mu izina ry'umushumba mukuru yavuze ko nta banyetorero bakwiye gutinda kubihuha akenshi binyura kuri social media, harimo inkuru zitari zo zerekeye itorero. Asaba kuba maso ndetse no gutegereza abayobozi babo bakababwira ukuri guhari. Imyanzuro rero ntiyavuye muri ADEPR nk'uko nyine bigaragaza, ahubwo ni imyanzuro yo kubahiriza amabwiriza y'urwego rw'igihugu RGB, nyine urwego rushinzwe imiyoborere. Urwo rwego rukaba rero rwaratanze amabwiriza agenga amadini n'amatorero mu Rwanda. Rero ADEPR ikaba iri mu matorero ya mbere, afashe ya mbere kugira ngo yubahirize aya mabwiriza, cyane ko ari naryo torero rinini. Ubwo rero niba umuntu afite abantu benshi, akwiye kuba ari intangarugero mu bikorwa bigamije gukomeza gushyigikira iterambere ry'abanyetorero ndetse n'igihugu muri rusange. Ndabashimiye rero, iyi yari Isoko Media. Umwami Yesu abishimire, dukomeze tujye tubana umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana abane namwe.